Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, mbanje kubasuhuza. Uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Nk'uko bisanzwe rero mbaye ikaze ku biganiro bya radiyo ya Rubanda. Radiyo ya Rubanda rero ikaba yabateguriye porogaramu idasanzwe tugiye kwita turabirambiwe. Radiyo rero mu gutegura ino porogaramu, ibiganiro bikazaba bishingiye cyane cyane kugaruka ku mateka y'u Rwanda n'imitegekere yarwo itaragiye iba myiza. Abumva iki kiganiro nabo bashobora kugira uruhare batubwira ibyo barambiwe, bityo bizagenda biganisha rubanda kumva ko ikeneye kwigira ku bibi byagiye bipyinagaza. Abanyarwanda bazaboneraho gushyiraho ubuyobozi bubabereye. Abanyarwanda turarambiwe ibintu byinshi mu mibereho yacu ya buri munsi, muri byo reka turebe iby'ingenzi. Abanyarwanda turambiwe gutegekeshwa igitugu, turambiwe gutegekwa n'abantu bumva ko gutegeka babivukanye ku buryo buhererekanywa mu muryango. Abanyarwanda turambiwe gutegekerwa mu bwiru bumenywa na bake ku nyungu zabo, kandi bitwaje ko babikora mu izina ryacu, nyamara ntiduhabwe ubusobanuro ku biriho bikorwa. Abanyarwanda turambiwe abategetsi bigira utumana duto ku isi bakina ikinamico ngo berekane ko badasanzwe, biyoberanye nk'aho kuyobora ari ugukina ikinamico. Turambiwe abategetsi bihunza abo bakorera, ugasanga badasabana nabo, bityo bakabaho batagaguza umutungo wa rubanda mu basirikare babarinda. Umutegetsi nyawe yisanzura ari muri rubanda rwamugiriye icyizere kuko ntaho aba yikanga. Turambiwe kandi abategetsi bagundira ubutegetsi, maze manda bihaye yagera bakihutira guhindura itegeko nshinga ryashyizweho kurinda bene gihugu. Iryo tegeko nshinga ryakabaye rikumira iryo hirika ry'ubutegetsi muri icyo gikorwa kigayitse cyo kugundira ubutegetsi, akenshi kugira ngo bakomeze bihishire amakosa baba barakoze mu gihe cyabo cyo kuyobora. Abanyarwanda kandi turambiwe kuragizwa imbunda, gutegekwa n'abasirikare bihaye ubutegetsi ku muheto, barangiza bakatugaraguza agati. Abanyarwanda rero turambiwe rwose no kuyoborwa n'abiyita cyangwa bashaka ko tubita ababyeyi, ndetse ntibanahe agaciro iryo jambo, bakaba ababyeyi gito kandi bakavangura abana. Abanyarwanda turambiwe n'abiba amajwi mu matora, bakatubeshya ko twabatoye ku majwi arenga 90%, barangiza bakica bagakiza uwo bashaka mu izina ryacu. Abanyarwanda turambiwe kugenerwa uko tubaho mu mutungo kamere wacu, ari uwo twaguze cyangwa uwo twarazwe n'ababyeyi bacu. Turambiwe guhabwa gahunda zidasobanutse z'uburyo ducunga kandi dukoresha ibyacu, kenshi bikaba atari mu nyungu zacu. Abanyarwanda turambiwe kubaho nk'imfungwa mu gihugu cyacu, tubuzwa kujya aho dushaka. Ushatse gusohoka mu gihugu akagomba kwisobanura nk'aho hari uwabereyemo umwenda. Wajya gusaba icyangombwa bakiha uburenganzira bwo kukiguha cyangwa kukikwima. Ese ubwo burenganzira bo babukura hehe? Iyo rero batabuhaye rubanda, abanyarwanda turambiwe guturwaho imigambi y'amajyambere tutagizemo uruhare, ahubwo byazanywe na bamwe mu nyungu zabo n'imiryango yabo. Abanyarwanda turambiwe kubaho tuvangurwa hagendewe ku cyari cyo cyose, bituma rero habaho udutsiko dutoya twirema kugira ngo tuyobore abandi mu nyungu zatwo, dukoresheje igitugu cyangwa andi manyanga. Abanyarwanda turambiwe kwirirwa dushoreshwa amafaranga adasobanutse, kenshi tutamenya n'icyamara n'aho arengera. Kubera izi mpamvu rero n'izindi nyinshi cyane tuzagenda tubona, abanyarwanda dushonje kandi tunyotewe kuyoborwa mu bundi buryo. Kuyoborwa hitwaje amoko byarananiranye, twarabirambiwe. Kuyoborwa cyami twarabibonye ndetse ntago twabishimye. Igihe kirageze rero ko hajyaho ubundi bwoko bw'ubutegetsi buduhagarariye twese, butavangura ndetse butikanyiza, bufite inyungu imwe, ariyo umuturage ku isonga, ariwe byose bivaho kandi bikamugarukaho, umunyarwanda akishyira akizana mu gihugu cye.